byo navugaga ngo Ngarambe yagutanzemo igitambo pe ngo ibonera amafaranga ari nta by'igitambo birimo, ntago ari igitambo ndetse ko ndi kugenda papa namusize mu rugo. Ugira amaso ugira amaso ntungu iki ugira amaso none se zino ntabwo ureba kandi insina nze ko nta nimwe nagonze ngo nyivune. Shawuri ikigo gipe nyuma mumenya Ngarambe yaragutanzemo igitambo. Ese wanditse nkigendera ubuse mukorera ikira mbabarira uzi ko nta muntu ujya unsuzugura. ese njye nagusuzugura Ubu urebye hano ariko akiri sensiya pe wajyaga kwikora biri sibyo ko nakubikiwe nta kibi nagukoreye. Nze cyagiye ko nari nibere muri warugo ni pfukama hasi. ese ndapfukama pfukama hasi pfukama nungore ese njye nakoze pfukama amagare popi zanjye zize zikurya. We muhamanukiraho ibwa niyo kwandira. ese njye nakugize Ngaho haguruka wicare neza undebe hano. Hindukire utankora kugira none se shaka ngaho mbwira amakuru yawe. amakuru yanjye ntabwo ari meza. Kugira ngo mbwire uburyo wari uri hariya. Nyine ngewe ubundi papa yaranyanze yatangiye araza ankuramo imyenda ayihereza umuntu bari kumwe ntazi uwo ari we, arayijyana anyirukana mu rugo ashaka kuyincagina nsindagira mu nsina aranyirukanka ndiruka mvuza induru ntagiye nibwo wasanze mugisha ahantu naho baje kuhansanga mvuyeyo nabi none kora nkabona bampingutseho rwose. Maze tebuka ngo namubwire iby'umuhungu wawe. Uzi umuhungu wawe ukuntu umufashe yakoze komera muraho. cyose hano naheherera utaza kugenda iwanje noneho byagenze. Nyine nje hano kubera ikibazo cy'umuhungu wawe namufashe namufatiye mu rugo rwanjye. Inde Umuhungu wawe umuhungu wawe se ntabwo umuzi nyine. ngwanze se yabi wawe kukuva hano namufashe nesa ni wawe nkubwe ngo tujyane umunyereka wa munyereka namukwereka ngwanze ko yagiye kwiyahura ko yanapfuye ubuko nzi ko yari yarangiye ko yagiye mu kiziriko epfiriye mu gishanga hariya bakunda kumena birabyana ngo nibyagira isuku kinasanze arimo yinaganuye. namukwereka arahari none rero cyo mbwira ngufashe iki nyine namufasha ari mu mazu yanjye yayigabije. oya nimukazaze murabesha niko bimeze ako nimukazaze murabesha neza umuhungu wanjye ukubiza ajyaze iwawe. ndavugisha ukuri koko namubonye ubwo nyine ubwo ni ukubitekereza ahubwo dufata umwanzuro. uwuhe mwanzuro ndafatana nawe nyine turabyigaho ni wowe ugomba gufata umwanzuro nta nama zawe nyine ahubwo umvire mu rugo nta nama zawe nyine. oya muzehe ngabindingana reba hano ziba genda vira mu rugo hari icyo uzaniye njyewe nziba ntuziba nyine ndetse nazibugira ngo utange muri ikibazo. ego nta kibazo rero naco muri nje ndumva nta kibazo kirimo ngomba kugukemura. umuhungu wawe yaneye kandi ndakeka ko ashobora kuba n'umujura. nashobora kuba umujura muri make nze nyine namutoze nabi. None se nimba atari ibanga ko nagusanze hari ibyo ushyira mu biryo by'uriya mukecuru yarashyize hanze mu muryango utambeshye biriya ni ibiki washyiraga? Sinakubwiye ko nari ngiye kujyaho nkumva nta munyu urimo ngashyira ku ruhande rumwe ndi burye namara kurya nkabimara umunyu mpita nongera nkavanga neza. Umunyu ku buryo isazi igwa mu biryo birimo umunyu igapfa? Ese isazi zahara ngenzi uko ziteye ni umunyu umunyu rwo isazi zahara nuzi uko ziteye ku buryo noneho zipishwa n'umunyu n'uburyo ryizariyemo umunyu. ese igihugu wamfasha nk'umugira neza bakaba mpaye aho kuba ibintu ukabyirengagiza nese hari ikibi cyabaye uzi nawe narakora ushaka aho kuba umuhungu wanjye rero weho mu bantu naho icumbi n'urimo nese kuri urimo rwose nzi guhinga nzi kuvuga ahubwo ndagira ngo ngufashe ndabona n'ubundi uri nyakwigendera haguruka umvire mu rugendo gira vuba nese ubonye injeri iki subiremo kangahe we mvuze nguki haguruka urabona hari hano muheta bisire ni umwana w'umujura. umva nese cyagiye nongeye kunkoraho inde cyagiye nyine ya mafaranga namufatanye sinaje hano mwaje hano
nkakwereka ibibi yankoreye. Ariko ikibazo mwamushaka. Ikibazo rero canyu mwamushaka. Mwamushaka gukira vuba nje narabavumbuye. Ubutaha waje hano ngo umwana wanje azanya amafaranga. Subuye kweli. Ndori sana. Tagenda tota urakoze Imana iguhumugisha. Wenda wasanga wenda uriga nawe kazaje bifata nk'abana. Wenda vuga ngo warose umuhungu wanze ari wawe. Naga ari indoto ndi gurica ku maso kuyandi. Urakoze rero. Nabahuruje babibonye. Togenda niwongera kumufata uzamwicira iwanyu. Ngaramfa kugera nta mwanzuro ufashe koko nta gisubizo umpaye naki. Ubu muhungu wanyu uzi ukuntu akomeye cyane ageze mu rwego rwo azamwicira yewe banzu nyumvi. Wowe ndakubwiye niwongera kumufata uzamukenyure. Hari ico cyonzi ico yarapfuye. Uramungabije se? Nina niko ndi uje unumva. Genda mvira mu rugo. Uramungabije ko genda mvira mu rugo. Uramungabije nzamukora igishaka. Kandarira. Nzamugabiza umuhungu wanjye amwereka. Ahubwo mba nkubwire. Uriya muhungu wawe umwiyami. Umwiyami. Asigaye ifata kaza hani wanje. Umwiyami ava hano. Navanyira kugaruka hano. Nese si muri abanyamafuti. Genda hushe. Amafuti yanyu, amafuti yanyu. Amafuti yacu. Mbese ni menshi. Nese umva. Genda. Bira mu rugo. Ngara wumve kugenda ko. Ariko genda niko nkubwiye. Dore. Genda hushe. Nditabaza amategeko. Ahubwo bungu. Ndongera guhura muri ya muhungu. Wita mufata mu ngoto. Buba. Oroshe. Kose ngubu ko kuri urutoki rwose nabuze umuntu wakaza kumfasara. Papa nase ugiye gutunga ego toka satani mu izina rya Yesu. Umuntu rapfa kongera genda amakinyo ese watuje urakomeje umuntu yapfa kongera akazuka. Urakomeje Nese uvuye hehe? Uvuye akira genda ya mu rutoki akira enda. Papa n'ubu buracyakomeje kunyaga koko. Akomane mba nkubwiye uranya guhunda zankira hehe ko kundi wowe wararingiye. Nyese narengena urananirana. Maze kunanirana uzanishano hano mu rugo rwanje banzo nyumve. Maze kurizana uriteye inda wena yagiye kwa rutinduka nagiye kugushakira imibereho urangiza ukora ibidakwiriye gukozwa hataza mu rugiye kunsaba umunani subwo yukamonyi. Papa ntabwo nzabyaye. Asantiyo sa soko tubayeho urukundo mujye mwumva. Fata ifumbire akira ikore rugenda izana mu gikari aho ndi kuyijana. Umva rero banzu nyumva. Rero wa muhungu we harimo n'amavuka. Umva rero akira ikore ariko tega ngukore urananiranye urukumva arananiranye. Wabundi isona ubundi ndagira ngo uzamenye ubwenge urukumva umenye ubwenge. Mbese ubundi ubu isi ntabwo yari yakwigisha. Mbwira nyine isi ntabwo yari yakwigisha. Papa ngiye kuzagera sinzakugaruka imbere. Ako kuki urubyiruko mwananiranye. Ese wambabariye ko ntazongera. Kuki udashaka kumva. Wambabariye ko ntazongera. Umva rero imbabazi naziguhaye ariko uzongera na rimwe gukora icyo nashaka. Icyo nzi cyo noneho witanga ukurira inzira ku murimo. Papa genda rwose urakoze kumbabarira. Cyo genda se hari uko ari kureba. Genda umva rero uhamishe noneho nakeka maze kwigasha uko turera kamenya ubwenge. Urubyiruko mwese mwarahamye mwigira inakoreka. Mu Rwanda rwose abana bakazajya bibera ibanze nk'abahugura bakamenya ubwenge. Kandi noneho niwongere ibyo nzagukorera ni Imana ibizi. Yes we, gukora nana kubuze none ndakuvuga. Ubundi uvuye hehe?